umunsi wa mbere azakandagira mu Nzove azahita akomereza nyine akanakina, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ubyemeza kubera ko we yari afite blessure, biri buze gusaba ko muganga yongera kumureba kugira ngo arebe niba ameze neza cyane, hanyuma ni nawe uri buze gutanga go ahead niba ari buze kwita akomerezaho imyitozo akaba yatangirana na bagenzi be cyangwa na sesi yari buze gutangirira kugira ngo bigende neza. Ariko Dianye guo folenganya kabasi sikaeleza cyane kabisa sana kama abakinyuki byatorera kabisa omi kama les conditions du Niger. Ils sont bien. Ngabo kabisa bose ageze neza cyane kabisa. Bagize abafoto muri rusange. Yabo bose neza cyane kabisa. Kikamanuka neza. Umwataka murimo muramubona. Ariko we. Abareyo. Eba. Naciye kumbuno n'umutima mwawushyira hamwe. Icyayi mu kacimwa kikamanuka, abari kunywa gacupa nako gakamanuka, mwataka hata ati ewana ati abavandimwe banjye ewana hanga kabisa ati bose maze kuba mbabonamo neza cyane kabisa. noneho kabisa babwira ko abo neza cyane kabisa bose maze kuba bageze hano i Kigali, abari mu bakinnyi bari mu siporo y'Abasenegal bakaba bahageze bari kumwe na Wasiri. Vandimwe adufatiye agafoto keza cyane kabisa, fata agafoto keza cyane bose bari kumwe. Abantu bari baravuze ngaba yitwa Ivan bari baraseka neza cyane kabisa. wazanuka ukabereka ariko nazo cyane n'umwataka gake gake Faringanya. Yusu Dianye mwamubonye Eban gitambara mbese wizimira nkwereka kanone dukora nganje ko Mativan watwaye imiti myinshi y'abakunzi. OK, le message pour les sport y'umuvuza bakeba nabo barakubwira sika Dianye legend itegura saison namonye neza cyane Yusu abagenda Eban Yusu Dianye Confederation Cup singida murayikuramo cyane birakomeye cyane bati gahunda zose zitegutse mu kabyara cyane bakunzi ba On One Entertainment. Ni MC Kibara turi kumwe hano, turi hano i Kanombe aho twageze mu masaha y'isa sita, ariko indege ikaba yageze mu masaha y'isa 8 aho twatuje kwakira umukinnyi wa Rayon Sport Faringanye wakinnye imikino 12 agatsinda ibitego 13 akagira imvune. Faringanye ndetse na Yusu Dianye bivugwa ko ashobora kuba captain wa Rayon Sport umwaka utaha. Turabakiriye hano ku kibuga cy'indege hamwe na On One Entertainment, ariko mbabwira ngo reka tuzakurikirane shampiyona babwire ko abantu bari bafite inkuru yo kuri Jean Baleke, mbabwire ko iyo nkuru yapfuye ko Jean Baleke adashobora kuza muri Rayon Sport kubera ko ikibazo cy'amafaranga kiracyari ingorabahizi, ariko mu gihe yaboneka ashobora kuza muri kipe ya Rayon Sport. So ikintu mbabwira cyo abakinnyi mwababonye, tugiye kuganiriza Wasiri twumva uko bimeze ubundi bigenda neza fresh. Wasiri reka tureka gato Wasiri akantu gato muri kugenda. Oya akantu gato muri kugenda. Wasiri reka nkubaza akantu gatoya, wakire gute Faringanye konzi ko ari we mukinnyi wawe wemera cyane? Kimwe n'abandi bakinnyi bose mwakiriye neza, hari n'abandi bakinnyi bari mu Nzove kandi bose ndabizi neza ko abanyarwanda barabishimiye. Igisigaye nuko bagomba gufata umwanya wabo bakabategereza, bagomba gufata umwanya wabo bakabashyigikira. Aba ni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, ariko si bonyine bazakina, hari abakinnyi bandi bari mu Nzove, hari abakinnyi bandi bagomba gutanga umusaruro muri Rayon Sport. Ni nayo mpamvu rero saba bonyine gusa, ahubwo abantu bubahe Rayon Sport kubera ko ifite abakinnyi barenze abangaba kandi bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo byose bigende neza cyane. Ubu kano kanya umutima wawe uratuje kuba ubonye Yusu Dianye ndetse na Faringanye. Byari maze iminsi bivugwa yuko babuze mu myitozo hari habaye ikibazo cy'amafaranga, ariko kano kanya ukaba ubabonye, urumva umutima wawe utuje nka Wasiri? Si ikindi kibazo icyo ari cyo cyose cyari gihari. Buri mukinnyi wese afite programme y'igihe yagombaga kuvira muri vacances.
hari abari baraganiriye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buri wese aratigiye agomba kuzagarukira. Aba nabo rero kereka wenda iyo muza kumbwira ko hari ibyabacitse wenda ari nka match za shampiyona zakinwe badahari, shampiyona iratangira ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9. Ni nayo mpamvu baje nyine shampiyona itaratangira. Rayon Sport ntagira iratangira gukina amarushanwa mpuzamahanga, baraza kuba bahari rero barakina match ya Singida, barakina match ya Kiyovu Sport dufite ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9. Ndatekereza nta kintu na kimwe bigeze ba missing out, nta kintu na kimwe cyabaye muri Rayon Sport batigeze bitabira. Yari programme yabo ya vacances, igisigaye ahubwo nuko bagiye gukacinga up. Ariko ku makuru twari dufite kubyo bagenderagaho kuri programme bagenderagaho, ngira ngo muribonye ko bisu nta biro byigeze byongeraho. Fari nganye ko yanganaga niko akingana n'ubu ngubu bakoraga imyitozo, igisigaye nuko bagiye kujoininga abandi bagasanga umutoza mukuru mushya w'ikipe ya Rayon Sport bagakomerezaho. Kandi ndabizi neza ko ibi ni ibitego 18 batsinze ibitego 18 mwaka ushize w'imikino, umwe ibitego 13 niwe top scorer Fonganye, hanyuma ibitego 5 bya Yusudian yatsinze ibitego 5, ibitego 18 rero bigarutse muri camp ya Rayon Sport. Niba baratsinze ibitego 18 bataramenyera shampiyona y'u Rwanda, ubwo abantu nibatekereza noneho shampiyona barayimenye, amakipe menshi barayazi ubu nonaha. Igisigaye noneho nukumenya ngo ubwo bamaze kumenyera shampiyona baratsinda ibitego bingahe. We waganiriye nabo cyane, abakinnyi bakubwiye ko bameze bati, abakunzi ba Rayon Sport bakeneye kumva abakinnyi uko bameze muri aka kanya. Bon, Fari nganya asanzwe ni mashini, ni nayo mpamvu akiri muri Senegal twaravuganye ambwira ko nka Isudian amakuru meza twari dufite nuko yarari wabo muri Senegal muri ibyo biruko twari turimo tuvuga, ariko yakoraga n'imyitozo. Ngira ngo mwabibonye nta biro byinshi byigeze byiyongera, bose bameze neza, bariteguye 100%. Ikigiye kuba nuko nyine mutoza agiye kubakira mu nzove, kandi ari buze kubona ko ntago bari kure y'abandi, ahubwo bagiye kuza bakomereza. Wasiri 11 b'abazungu bo baruzuye cyangwa haracyabura? Bon, uyu munsi sinzi niba ndi buyite breaking news, twongeyemo Asman Ndikumana. Uyu ni umwataka mushya w'ikipe ya Rayon Sport uri buze gufatanya na bagenzi be. Nawe ni umukinnyi uri maze iminsi ari mu myitozo, ariko final uyu munsi kuri deadline twongeyemo uyu mukinnyi. Hari attempt nyinshi Rayon Sport yagerageje gukora, ariko ari zakunze ari n'izitakunze. Ubwo ni Asman byakunze, n'aba ngaba baje kwiyongeramo. Ubu navuga ko turi tayari guhangana, turi tayari gukompeta na buri muntu wari we wese, bitari no mu Rwanda gusa, ahubwo no muri aya marushanwa mpuzamahanga. So mwandika rero murabona ko amasaha yabaye manini cyane kugira ngo nanjye njye kureba ko nabo umuzungu wa 12 sawa. Ugiye icyumweru cyiza.